Okay, akankwikaza hano kuri Step Up TV show ka televiziyo twivumburiye kaduha vibe. Nizere ko umeze fresh, nizere ko umeze neza aho udukurikiye uri hose. Turi kugana ku musozo w'iki cyumweru. Ni cyumweru cyari kimeze neza, sinzi uko cyari kimeze, gusa nimba kitari kimeze neza bivuge ko Imana niyitanga, buri muntu wese agira igihe cye. Nimba byaragenze neza bivuge ko jari butanga, nubwo byaba bitaragenze neza. Wait your time, nawe rimwe bizacamo umuhungu wanjye cyangwa umukobwa wanje, nanjye mbaje ngo tube twiganira nk'ibisanzwe. Ni DJ and Chap of the Matter vibe n'ibindi. Nimba ubana natwe umunsi kunda no kuri Step Up TV show, respect kuri wowe, kuri wowe ubyitabira ariko kuri twe bihindura ubuzima. Kuba warakanze subscribe kuri wowe ushobora kubyitabira ariko kuri twe bisobanuye binini. Nimba utrayikanda manza ukande subscribe, ubundi nze nkwihere amakuru menshi cyane, mba ngufitiye the topic gusa kumva cyangwa kuzana icyo bita Step Up Sport kabisa. Step Up Sport vuba igihe nabikwizejereje, igihe nakubwire ko byenda kuba, ndakeka igihe kiri kurodinga ni vuba. Noneho nagiye bitwegereye nk'iki gihe kabisa. Amakuru ari mu mikino ngo abantu bari gukurikirana football muraryohewe, niyo mpamvu ntabwo nabima ibyishimo n'ibyishimo bya football. Turaza kuba tubana. Iyi Step Up TV show ni yacu, reka dukomeze tuyisupporting. Support yawe iba ikenewe umunsi kundi. Noneho kanze mbe nkubwira turaza kuba tuganira iki, gusa katumanze dushimire umuterankunga tubana umunsi kundi, bamwita Kevin photographer. Umunsi kundi tuba turi kumwe nawe. Ukeneye amafoto meza nta handi wayafatira usibye kwa Kevin photographer. Numwe mu bafotora amafoto meza cyane, numwe mu bafasha abantu gukora memo. Nimba ukoze igitaramo kugira ngo kitazibagiranwa, nimba hari ibirori, nimba hari umunsi uri special kuri wowe, biba byiza iyo ubibitse muri kamera ya photographer kuko aguha ikintu utazibagirwa. Nimba ufite ibirori nakubwira iki, mwandikire ku mbuga nkoranyambaga yitwa Kevin photographer cyangwa umuhamagare abe agufasha. Na makuru menshi cyane aba ari kuvugwa ku mihanda. Ni icyumweru cyari kirimo amakuru menshi adasanzwe. Iki cyumweru cyazo cyari cyarahariwe uwo bita GTAF. Mubwira ko muri iki cyumweru aribwo habayemo umunsi mpuzamahanga w'umugore. Iki cyumweru cyari kirimo udusha twinshi cyane. Nkubwira yuko uwo bita Bruce Melody, uwo bita Muyango, n'uwo bita Shiba Karungi bari bafite ibitaramo bari gukorera mu gihugu cy'Ububirigi. Uwo bita Marina birangiye atangajwe ko ari umwe mu bazaba bari kumwe muri MTN Iwacu Music Festival. Abarimo Ken Solo, Bushari na Kevin Kade. Akaba hariyongeyeho uwo bita Marina nawe avuga yuko ari mu mwaka we kuko ari gukora ibitangaza byinshi. Byose ndaza kuba mbikubwira. Bamwita Bwiza, ari muri Sweden, nawe ndaza kuba nkubwira byinshi kuri we. Ndaza kuba nkubwira inkuru nziza. Nimba ukunda sinema nyarwanda bayita Zirara Zishya, nayo ikaba igiye kuba yasohoka igice cya kabiri. Ndaza kuba mbikubwira byinshi cyane. Ndaza kuba nkubwira kuri GTAF, ntabwo nagenda namukubwiye. Ndaza kuba nkubwira the topic y'uyu munsi. Ndaza kuba nkubwira ko bita Linda Priya uvugisha abatari bake ku mbuga nkoranyambaga n'ibindi byinshi. Guma imbere ya screen yawe uri kumwe na DJ and Chap of the Master vibe n'ibindi. Mubwira yuko nawe wifuza kwamamaza ibikorwa byawe bikagera kure, n'ahandi wabikorera usibye hano kuri Step Up TV show. Nimero ni 0793838284. Gusa mwibutsa yuko amafoto meza n'ahandi ari gufata gusubye kwa Kevin photographer. Kamanze mwushiremo Kevin photographer, ubundi ngaruke amakuru tuyava imuzini muzingo. Reka duhikaze ku bantu mwese mwifuza gukorerwa serivisi zitandukanye, yaba izigendanye no gufungurirwa YouTube channel, gukorerwa amakarita, ibyapa byamamaza, flyer na za video zamamaza, maze business yawe ukaba wayamamaza mu buryo bw'amashusho ndetse n'amajwi. Si ibyo gusa, ku bakeneye amafoto y'ubwoko bwose, yaba wedding, event, party and birthday or in Kevin Entertainment with Kevin photographer, you can contact us on 078877 3185, and even you can follow us on our social media. Kevin photographer, online service, make more than one with us.
Okay, yanagutinda reka mbe nkubwira amakuru menshi ni menshi cyane. Ndaza kuba nyakubwira gake nkubwira ko wahageze hano bahita kuri Step Up TV show. N'ahandi amakuru menshi abarizwa, n'ahandi ibintu by'ubwenge nka The Topic biba. Muri The Topic y'ubushize mu ko twe turi kuganira ni gute wagira inshuti, ni gute wabona inshuti nziza. Ndaza kuba nyikomeza nkutangiza no mu yindi The Topic tuzaba tuganira muri kiriya cyumweru kigiye kuza. Ariko nyemerera twinjire mu makuru. Bamwita Marina, akaba avuga ko kabisa uyu no mwaka we. Ku makuru dukesha igihe.com ngo ubwo baganiraga na Marina yavuze ko uyu ari umwaka w'imigisha, kuko n'umwaka wabayemo byinshi byiza kuri Marina. Marina mwibwira yuko aribwo yaterewe ivi n'umukunzi we amusaba yuko bazabana n'umugore n'umugabo. Marina nibwo atangajwe yuko ari umwe mu bazitabira Iwacu Muzika Festival izaba tariki ya mbere Kanama 2026, aho bagenda bazenguruka igihugu, Huye, Musanze, hose bazenguruka. Azaba ari ibintu byiza cyane. Nkubwira ko amaze gutangazwa abahanzi bazaba bari muri Iwacu Muzika Festival, abarimo Ken Solo, abarimo Bushari, abarimo Kevin Kade, hakaba hiyongeyeho uwo bita Marina nyuma y'igihe ataba muri Iwacu Muzika Festival. Noneho birangiye aje gutaramira abanyarwanda. Mbese we Iwacu Muzika Festival uzayirebera, mbese uzaburi Huye, mbese uzaburi Musanze, mbese uzaburi Rubavu, sinzi aho uzayirebera. Gusa Iwacu Muzika Festival izaba ari gitangaza. Bushara umwami wa stage azaba hari, bamwita Ken Solo, noneho Kevin Kade azaba arimo ababyinira kabisa. Marina aza noneho agira icyo bita kuboza kakajwi kiwe keza cyane. Reka tubwire Marina ngo komeza upushinge, reka twizere ko uyu mwaka koko uzakomeza ukubera mwiza, kandi twizere ko uzagira ibitaramo byiza. Marina, respect kuri wowe kabisa. Reka twizere ko n'ibindi byiza byinshi biri imbere uzaba ubyakira. Noneho nyemerera nagutinda, urabizi yuko iki cyari cyumweru cyahariwe umunsi mpuzamahanga w'umugore. Ni icyumweru cyabayemo udushya twinshi cyane ku munsi mpuzamahanga w'umugore. Indirimbo ya ARAGITOSA nibwo yongeye kuba yavugisha abantu benshi cyane. Ariko mbere yuko ngiye kubwira reka manze tuvuge ko bita BWIZA akaba ari muri Swede, aho ejo bundi yagaragaje yuko yari yagiye gusura aho bita Viking muri mize. Reka tubwire BWIZA ngo uzagire ibitaramo byiza n'urugendo rwiza ari gukorera muri Swede. Reka nawe abe yenjoyinga. BWIZA numwe mu bahanzi bakunzwe, numwe mu bahanzi nyarwanda bakora ibintu byiza, kuko baduha vibe, baduha hit after hit. Afite n'indirimbo ziri gutrendinga kuri YouTube, ugende uyirebe. Sinzi iyo wakunze, gusa ngewe ready ya BWIZA yarangomye kabisa. Sinzi iyo wamukundiye, gusa BWIZA reka nawe tumubwire ngo felicitation. Nawe numwe mu bahanzi bari gukura umunsi kundi. Dushobora kuba hanyuma y'ikiragano cya Knowless, dushobora kuba twabona undi ukora ibitangaza. Reka turebe nimba ari BWIZA, nimba ari Marina, nimba ari nde. Reka tube dutegereje. Narindi mba nkubwira uwo bita GTAF ku munsi mpuzamahanga w'umugore. Abagore b'i Rubavu bari bishimiye indirimbo ya GTAF kabisa, barimo bayibyina. Ariko ni ibintu bitashimishije bamwe na bamwe, harimo EMMY, abarimo abakoresha imbuga nkoranyambaga bavuga yuko GTAF arimo aroga urubyiruko nyarwanda, arimo akora ibintu bitari byo muri societe nyarwanda. Gusa GTAF ubwo yari mu kiganiro na The Choice, ubwo yari kuganira nabo, yavuze yuko GTAF afite intego zo kuba umustar, ataraba umustar nk'uko bamwe babivuga. Ngo yifuza ko yazagera ku rwego rwa Bruce Melody, The Ben, ba Kevin n'abandi. Gusa sinzi nimba GTAF afite ubwo bushobozi, kuko bura discipline mu bintu byose iba ikota. Gusa GTAF benshi baremeranya yuko ari umwe mu bafite impano. Reka tureko izaba managed neza, ikaba yakora byinshi cyane. GTAF komeza upushinge,
afite n'indirimbo yitwa igikoma, mujye kuri YouTube muyirebe, mureke kurwanya G-Tough ahubwo mumushyigikire. Nicyo gihe kereka igihe cye kitazamusiga kitamubyariye umusaruro, kuko igihe cy'umuntu hit time irarangira, kuko hit time ni nk'urupfu. Rero isize G-Tough tutamubonye atakoze icyo bita gukuza impano ye ku rwego rwo hejuru, dushobora kuba uwo bita G-Tough tutazongera kumubona. Niyo mpamvu musaba ngo nimba ukurikirana entertainment nyarwanda, genda urebe uwo bita G-Tough ube wamushyigikira. Zirara zisha nayo ngo season ya 2 ishobora kuba igiye gusohoka. Iyi ni filime yakunzwe, irimo bita Seburikoko uzwi na Papa Sava, irimo Bakanyombya, irimo Banzovu n'abandi. Ku makuru dukesha igihe.com bikaba bivugwa ko iyi filime hashobora kuba hari gutegurwa season ya 2. Abantu benshi ndakeka barayitegereje, mbese bizaba bimeze gute? Nyemerera tuganire ku cyo bita ingendo z'amaguru zikomeje kuba nyinshi cyane. Abantu barimo bakora ingendo, uwo bita Musinga yewe Bogar Poro Mobi na Mucinyi, nyuma yo gukora urugendo. N'urugendo rwababereye rwiza cyane, kuko bari kugenda bakora ibiganiro hatandukanye. Amafoto bari kumwe na Irene yasohotse, bari mu kiganiro The Choice n'izindi televiziyo bagiye bajyaho. Urumva yuko runo n'urugendo ruri kugenda rubavana ku rwego rumwe rubageza ku rundi. Nubwo nkubwira yuko hajemo saga ubwo bashwanaga n'ubita Patino avuga yuko batigeze bakora urugendo n'amaguru kuko bagiye mu modoka. Gusa Musinga yewe Bogari n'aba content creator bakura umunsi kundi, reka tubabwire ngo mukomeze mu pushinge, namwe muzaba mubikora kandi mugeze ku rwego rwiza ruri maximum. Mukomeze mu pushinge muzamuka. Gusa bamwita Queen of Interview, nawe ari kunkoma mw'iyi minsi, uburyo bivuga sinapfa kumva. Gusa Queen of Interview nawe komeza upushinge, nawe n'umwe muri bashiki bacu bari gupushinga bashaka kuzamuka, nyuma yuko tubona aba content creator benshi ari abahungu, usibye yuko hari abandi harimo harya bitwa bande banakwaza n'abandi benshi cyane. Gusa Queen of Interview komeza pushinge, nawe uraza kuba uza at the top, kuko biri kugaragaza yuko ufite consistency, ufite buri kimwe. Reka aya mahirwe ube wayabyaza umusaruro. Namwe mukoresha Instagram cyangwa TikTok mugende mu murebe kabisa Queen of Interview kabisa nawe aba yankomye. Nyemerera nkubwire indirimbo uraza kuba ureba mw'iyi weekend. Indirimbo yitwa Question ya Kenson na Ishkevin imaze gusohoka, ubu tuvugana imaze isayisohotse, ujyeho uyirebe. Nakaririmbo nakwifuriza kuba kakwinjiza muri weekend. Reka nituza gusoza ikiganiro, abantu badukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zindi atari YouTube baraza kuba benjoyinga iyi ndirimbo. Murabizi kuri YouTube tutayibashiraho kubera icyitwa copyright. Nyemerera tuganire ko bitarinda Priya nyuma yuko akoze ubukwe. Bamwe bari kuvuga ngo menya ubukwe burenze kuba ubukwe bwabyazwa amafaranga. Umunsi kundi wo bita Rinda Priya ari kugenda adukubita episode. Rinda Priya ariko ari kuvugisha abatari bake, nyuma yuko Scovia amwibasiye avuga yuko umugabo we usibye n'iki ngo yajya no mu mihango n'inda yayitwara n'ibiki byose. Abantu bari kuvuga yuko umugabo wa Rinda Priya ari gukomeza agaragara n'inganzwa cyangwa iki. Gusa nkanjye uba ukoresha imbuga nkoranyambaga siko mbibona. Biri kugaragara yuko uwo bita Rinda Priya ari kuba yafata umugabo we, umubano we n'umugabo we barimo babibyaza amafaranga. Ibi bintu byari bimenyerewe kuri famille Buryohe, kuri famille ya Derek Again. None na Rinda Priya nawe yamaze kuba yakijandika, aho ari gusohora video ikarebwa n'abatari bake, nubwo bamwe bari kubifata nkaho ari ibintu bitari byiza. Gusa nakazi ni businessman, mureke abantu babe bakorera amafaranga. None twabigenza gute? Rinda komeza ukorera amafaranga kandi mukomeze mugire urugo rwiza. Reka tubifurize urugo ruhire, muzabyare hungu na kobwa.
ababarwanya nuko batarasobanukirwa. Nge kuri nge mbita abana kuko ibintu mukora mba mbisobanukiwe, sibo ba mbere, sibo ba kabiri, kandi sibo ba nyuma. Nawe nugira amahirwe kuba waba ufite platform, hari igihe kizagera ukabona ko wabikora. Ndabizi uzagira ubone ko wabikora. Bamwita na Rusine rero, bagiye ko na Rusine family nabo bamaze iminsi baduha video umunsi kundi. Ibi ni ibintu biri nomo, ni ibintu bisanzwe mwibikabiriza. Noneho nyemerera nze twinjire muri the topic y'uyu munsi. Ndakeka amakuru yararimo avugwa yihutirwa cyane, maze kuyaguha n'andi makuru menshi cyane. Ujya ku mbuga nkoranyambaga ni kuri Step Up TV Show Flowing, maze amakuru abe akugeraho umunsi kundi, kandi nta na rimwe uzicuza kubana natwe muri uru rugendo kuko tuguha vibe. Ndakeka abamaze gufata uruhande barishimye. Nawe nimba utarafata uruhande n'ahandi ho kubusibya no kuri Step Up TV Show, dukande subscribe tumaze twuzuza 5,000 4,000. Turabashimira ko twabyujuje, gusa ubu intego twarayimuye, gusa ntabwo ndikubona bikura umunsi kundi. Kora share, kora comment kuri ho byitabita, ariko kuri twe bihindura ubuzima. Abisi bazaza bihiye, ariko ye tubana umunsi kundi. Respect. Reka twinjire muri the topic y'uyu munsi. Okay, muri the topic y'uyu munsi turaza kuba tuganira byinshi, gusa nizere ko umukoro nari nagwaye ku munsi w'ejo wari wawufashe. Ku munsi w'ejo twari twakoze umukoro wo gufata urupapuro. Fata rwa rupapuro wanditse, nimba utararwanditse ufata urupapuro n'ikaramu. Nkubwire, mu buzima ntago wabugenda wenyine. Mu buzima ufite kuba waba uri kumwe n'abantu mugendana umunsi kundi. Niyo mpamvu always uba ukeneye inshuti, ubyange cyangwa ubyemere, wabishaka utabishaka uzakenera abantu mugendana muri urugendo. Niyo mpamvu ngiye kukubwira, kuko hari abantu bajya bavuga ngo bwira uwo mugendana ndakubwira uwo uriwe. Icyo bishatse kuvuga, inshuti yawe isa nkaho ari wowe. Nuhitamo inshuti mbi uzabaho nabi, nuhitamo inshuti nziza uzabaho neza. Narakubwiye ngo andika urutonde rw'ibintu wifuza inshuti yawe yaba yujuje. Urugero, hano hari umuntu wanyandikiye kuri wa Instagram arambwira ati we akeneye inshuti yiyubaha ku giti cyayo, inshuti ivugisha ukuri, kandi inshuti imwumva. Igisubizo namuhaye nawe nicyo ngiye kuguha nimba warangije kwandika ibintu wumva byaba biranga inshuti yawe. Nta kindi, nta bundi bwenge bwinshi bisaba. Ibyo bintu wanditse tangira ube byo. Narakubwiye yuko mu buzima busanzwe butandukanye n'ubuzima bwo ku ishuri bwa physique, ngo negative na positive birakururana. Wapi, mu buzima busanzwe buriya abantu beza bahura n'abantu beza, abantu babi bahura n'abantu babi. Niyo abantu babi bahura n'abantu beza, hagombwa kuba havamo umwe uhindura undi. Nimba ari umwiza n'umubi, umwe agahindura undi. Gusa umuntu akunda gukurura abantu bameze kimwe. Ukoko nukuri, abantu nuzinubire abantu mubana umunsi kundi, kuko karakteri zawe nibo zikurura. Nimba rero ushaka inshuti nziza yujuje ibyo byose wifuza, tangira ube byo. Nimba ari ukuvugisha ukuri, uvugisha ukuri. Nimba ari kuba wiyubaha, wiyubahe. Igihe uzaba wujuje izo kondisiyo, ikintu kizaba ni iki? Noneho wowe uzatangira gukurura abantu muhuje kondisiyo zimwe. Ibyo ngibyo uzaba ufite bizakurura abandi bantu bameze nkawe. Ariko igihe wowe ushaka kwigumira uwo uriwe, ariko ukaba ushaka gukurura abandi bantu, ndakubwiza ukuri yuko urwo n'urugamba utazigera utsinda. Always uzahora urira, always uzahora ubona ati mbese ko mba nshaka abo bantu ariko mwabamora nisanga mwabo bantu. Abo bantu hora wisangamo nuko utibwiza ukuri, ariko abo bantu nibo wowe, kuko ukurura abantu mumeze kimwe. Sinzi impamvu udashaka guhinduka, gusa nimba ukeneye inshuti nziza nta kundi wabigenza usibye kuba waba mwiza. Nyemera nkwinjize mu yindi the topic tugiye kuganira mu iki cyumweru. Tugiye kwibaza impamvu abantu bagera kuri success ariko kuzitindamo bikagorana. Mbese nukubera iki iyo umuntu hari ikintu ashaka kugeraho akora cyane, gusa iyo amaze kukigeraho akaba acika intege.
mbese nimba warasengaga ushaka kuzaba wabona akazi kuki ugeze mu kazi gusenga bitangira bikukunanira mbese kuki imbaraga ushira mu bintu uri kubitangira iyo ubigezeho ucika intege impamvu abantu benshi cyane batsindwa kuri success zabo babyita kudamarara abantu benshi iyo bageze ku ntego bari barihaye ntabwo baba bashaka kuba bakomeza ngo bahangane ntabwo baba bashaka kuba bakomeza ngo bapushinge babona yuko byarangiye bakadamarara rero ikintu turaza kuba tuganira mu icyo cyumweru nicyo mbese nukubera iki iyo umuntu asenga cyane urugero ashaka kuba yabona akazi ibyo nirwo rugero naguhaga iyo amaze kukabona ntabwo aba agifite umwanya wo kuba yasenga ntabwo aba agifite umwanya wo kuba yakiyungura ubumenyi bw'ukuntu yakora akazi neza n'utangira kujaginga baduhemba make ibiki byose cyangwa iyo umukobwa asengera umugabo abasenga avuga ati uwo wama wese namuhindura avuga ati uwo ari wese nzamubone gusa abakobwa benshi iyo bageze mu rugo bamaze kubona abagabo batangira kujya babasuzugura babakubita anytime n'abagabo bari babi gusa success iyo ariyo yose nimba uyigezeho ntabwo uba ugomba kudamarara ahubwo nicyo gihe ugomba gukoresha imbaraga nyinshi cyane yuko buriya bajya bavuga umugani mu kinyarwanda ngo ubwiza bw'umukobwa bumugezi bwami ariko ubwenge bwe nibwo bugena igihe amarayo nakubwira iki rero nimba hari ikintu ushaka kugeraho ndakubwiza ukuri yuko uzakigera gusa ntabwo nzi nimba ufite ubushobozi ikintu kimbabaje n'icyo buriya ntabwo mu Rwanda nubwo dufite abashomeri ariko dufite abashomeri benshi ariko bigeze kugeraho akazi nukubera iki ubwo ibyo ngibyo byo mbikubwiye kuko ni fact igaragara muri economy tubona yuko mu Rwanda abantu bari unemployment abantu bigeze kubona akazi benshi badafite akazi uyu munsi nukubera iki abantu benshi bakoresha imbaraga nyinshi mu kubona akazi gusa iyo bageze ku kazi byose barabirambika bakaba batangira noneho nibwo umwanya wo kuba wakora bya bindi byose utakoraga kubera yuko wageze nshuti yanjye ntabwo wari wakagerayo ahubwo nicyo gihe cyo kugira ngo ukipinge aho ngaho uri niyo mpamvu icyo bita consistency ahantu hose irakota gutangira ni akantu gato ntuzumve ko niba uri umunyeshuri ukeneye kuza muri kaminuza ukaba warahageze watsinze you are winner cyaze watsinze gusa like nibwo utangiye ntabwo uraza kunyumva neza icyo wasengeraga ukigezemo noneho cya kintu wasengeraga nicyo gihe none ugiye gushiramo imbaraga nyinshi kugira ngo ukirwanire icyo utumva ni uko uvuye kuri level imwe ngo ujye ku yindi nimba wasengaga rimwe wakwiye gusenga gatatu nimba wigaga kabiri ku munsi wakwiye kwiga kane kuko urumva yuko wavuye kuri level imwe bagiye ku yindi ariko nimba ugeze ku iyo level nibwo none utangiye gutekereza ya level wavuyemo nibwo utangiye kuvuga ngo none mbonye umwanya wo kuba naryama nkasinzira nasohoka nagira uti why bro why sinzi turaza kuba tubiganiraho ibitekerezo byanyu biraza kuba biri open niba ufite igitekerezo uraza kuba wagitanga muri the topic y'ubutaha nzaza nkuba conclusion bitewe n'ibyo abantu bamaye gusa mwibutsa yuko nta handi ibintu byiza nka bino biba usibye kuri Step Up TV show nimba utarakanda subscribe waracitswe kuko ibiganiro birasohoka numenye ko byasohotse gusa icyo ngusaba kanda kuri subscribe share comment ibintu byiza nka bino nibikagucike uba wahageze uri kumwe na DJ Sharp Sound Matter Vibe gusa promise yanjye gukozana na Step Up sport yo noneho nicyo gihe ngo mbe nayiguha ndakubwiza ukuri yuko ndaza kuba nakira umunyamakuru sinzi nimba mwiteguye kuba twakakira uyu munyamakuru ugiye kujya aduha amakuru y'imikino all processes ziri kuba zarangira urabizi nawe iyo ukeneye umukozi hari condition nyinshi bicamo gusa ndakeka turi kugenda tugera kuri finally mbese muratekereza ari umukobwa cyangwa muratekereza ari umuhungu sinzi amatsiko nakomeza kwice nkuko nanjye ari kunyica gusa Step Up Sport iraza kuba iza ntabwo twatangira ukwezi kwa kane tutabaha amakuru y'imikino ubwo ntabwo twaba natwe turi gutera imbere twaba turi kuba n'aba bantu bagera hejuru bakaryama
nta kindi nakubwira uzagire weekend nziza. Indirimbo ni question ya Ken Solo niyo iri kutwinjiza muri weekend. Reka Imana ibane nawe kuri byitabi ariko kuri twe bihindura ubuzima. Katunashimire Kevin photographer tubana umunsi kundi. Nawe ukeneye amafoto meza nandi bikorerwa usubye kwa Kevin photographer amafoto meza. Ibyiza byinshi bikorerwa kwa Kevin photographer. Reka nizire ko ne warangije kuba wafata umwanzuro wo kubana nawe. Nimba utarawufata ngusure kumbuga nkoranyambaga ze ni Kevin photographer, uraza kuba wamukunda ndabizi kuko it's a professional, afite byose, afite buri kimwe ukeneye. Kutamukunda cyaba ari ikibazo cyawe, nicyo gihe ngo ube washiftinga uje aho ugombwa kuba uri. Thank you kuri byitabi ariko kuri twe bihindura ubuzima. Abisi bazaza bihiye ariko tubana umunsi kundi. Respect kuri wowe, shout out. Hari umunsi tuzaba ducelebra win ya danje, hari umunsi tuzaba twarabishize ku rundi rwego. Yari umungu wa DJ Sharp so the matter vibe n'ibindi.